Happy birthday, ooh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh, happy birthday to you. Happy birababaje cyane kubona wujuje imyaka 35 tutari kumwe ngo tukwizihize tukubyinire tukuvugire ibisigo kandi bikwiye rwose birababaje kubona isabukuru igize tudashobora no kukugeraho tudashobora kugutelefona tudashobora kukugurira karabo ntitukugure n'akagifti kandi uri umwana wacu ariko ntacyo tugufite ku mutima turagutekereza turagusengera ikindi kandi nzi ko ukunda Imana nkaba naratangiye kuvugira rozari ntagatifu kugira ngo ikibazo cyawe kizajye mu buryo kugira ngo uzashobore kuburana utsinde kugira ngo uzashobore gusohoka muri prison noneho uze ushaka umugore urongore tugushyingire tubone umukazana tugukorera ibirori nkuko nawe papa wawe na mama wawe banyishije mu bukwe bwanjye niyo numva gift rwose naguha mu buzima bwanjye ndamutse nkubonye sinzi bagirwa papa wawe mu bukwe bwacu aririmbisha twari twashyingiwe Kibeho muri 1985 aririmbisha korali we n'umuzehe witwa Kasile n'abandi barejo bose barejo do Marie bikibeho baratubyinira baraturirimbira batwizihiza ubukwe bwacu bugitangaza ubu rero papa yanyitaga umwana we ayo yambonaga buri gihe yanyitaga umukobwa we niyo mpamvu nanjye nkwita umwana wanjye uko atakiriho Imana imuhiruko ridashira ntabwo akiriho ineza yatugiriye urukundo yadukunze natwe twifuza kukwitura kandi tukifuza yuko wagira umunezero mu buzima bwawe wabaye umwana w'umukristo icyo cyashimishije cyane ntabwo ndakubona ko ngo heruka ufite nk'imyaka 2 3 cyangwa 4 bikibeho wowe ntabwo nzi nturambona ariko ngo ufite ku mutima kuko murantekereza urukundo ababyeyi bawe bankundaga nanjye nari muto bankuriye ariko papa wawe yari inshuti ya data ndabibuka bazikoraga n'umwuga umwe baza guhembwa Ikibeho barangiza bagaca iwanjye aho nari ncumbitse bakaganira nk'abasaza bakundanye bafite urugwiro bafite umuco tukaganira tukishima umurage rero badusigiye no gukundana umurage badusigiye n'uwo gukunda Imana tugasenga tukaba abakristo uko babaye abakristo kandi nabo aho bari mu ijuru nzi neza ko Bikira Mariya bakiranye urugwiro barishimye kandi natwe tuzabasangayo twishimye mwana wanjye rero ntacyo mfite cyo kugwaho kado kindi usibye kugusengera no kugumana ku mutima nkahora mvuga ishapure nyikuvugira kugeza igihe Bikira Mariya azatugirira ubuntu na Yezu tukabonana amaso ku yandi tukagukorera n'ibindi birori tudashoboye kugukorera ubu ngo tutakubona nta kindi rero nabona nkubwira sibye kukubwira ko ngukunda kandi ko nkwifurije isabukuru nziza Imana ikomeze kumugisha kandi izavuye no kuva muri ibi amahoro
uze hanze uze tukubone uze tugukorere ibirori birenze ibyo utigeze ubona ngaho rero komera kandi Imana ikomeze iguhe umugisha yari Christina Mukama ta petite maman bye. Urakoze Placide kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi twizihiza imyaka 35 Kizito Mihigo amaze avutse. Uri umuntu wamenye Kizito cyane, wagira icyo mutubwiraho wamumenye ute Kizito Mihigo? Bon, ndahera kuri joyeux anniversaire mwifurije isabukuru nziza y'imyaka 35 y'ivuko. Uko namumenye rero Kizito namumenye akiri umunyeshuri yiga iby'imiziki mu Bufaransa, ariko yakundaga kuzi Buruseli yaranahabaga, nanjye niho nabaga uza kumenyana duhuriye muri centre culturel. Icyo gihe hari hakiri centre culturel y'Abanyarwanda i Buruseli, turahura turamenyana. Icyatumye mubona kenshi nuko ntabwo yari umunyeshuri w'imiziki gusa, yakundaga no gutangaza concert, agacuranga akanaririmba, yaba ari mu minsi mikuru cyangwa se muri za kiliziya. Yakundaga kuririmba indirimbo z'Imana, indirimbo zihimbaza Yezu. Nuko uko namumenye yavugiraga n'imiziki myiza cyane, kuko ngiye iyo numvaga ngize nk'imishyitsi. Byari ijwi rye ni ijwi ryiza cyane, uburyo iyo mwumva ikintu gihinduka muri wowe gusa by'abarimba, ariko n'ijwi ni ryiza cyane, kandi azi no gucuranga za piano, clavier za piano azi kubicuranga neza, azi no kuvuga amagambo meza. Cyanangaje rero nuko icyo gihe yari akiri muto, namumenye hari nko muri 2007 cyangwa 2008, ubwo yari ataragira n'imyaka 30, ariko ubona ari umuntu ufite ibitekerezo bihamye, umuntu mukuru nubwo muto cyane, ariko iyo twavuganaga nabonaga ari nk'umuntu tungana, umuntu responsable, umuntu ufite ibitekerezo kuri mûr. Nyuma aho aviriye mu Bufaransa no mu Bubiligi, yagiye mu Rwanda ajya gukora ibikorwa byerekeranye n'ubwiyunge. Ibyo bikorwa ari cyo mubiziho, mwarabikurikiranye? Ntabwo nabikurikiraniye hafi, ariko akiri no mu Bubiligi yari yarabitangiye, kuko muri za concert ze nakubwiye yahuzaga abantu bose b'amoko yose, abashyigikira leta, abayirwanya, abagatolika, abantu bose bahuriraga muri izo concert. Yabitangaje kuko muri iyo myaka wasangaga abantu bavangura cyane, abantu bagira ibirori byabo cyangwa se bahurira mu bintu batandukanye, abahutu bari ukwabo, abantu bo muri opposition se, abacitse ku icumu, abavuye hanze. Ariko muri izo concert ze wasanga abantu bose bahari, kandi bakicarana bakavugana, bagenda neza. Nyuma yaje gutaha mu Rwanda, nabonaga ko bigenda neza, bakorana neza n'iriya leta, kuko ari no mu bigi bavuga ko ari leta yari yamuhaye buruse yo kwiga n'ibintu byose. Nari nzi ko nta kibazo afitanye n'iriya leta, usibye ko nyuma naje gutangazwa n'uko yagize biriya bibazo. Ibikorwa ubwo ubutumwa se mwamuha ni ubuhe? Ubutumwa mwamuha kuri uyu munsi, ikintu mwamubwira ni iki? Ikintu namubwira ni uko yakomeza ibitekerezo bye byiza byo gukunda abantu, kuko ni nabwo butumwa yagiye atangaza ari mu Bubiligi na nyuma, ni urukundo rw'abantu. Urebye usanga wagendera ku murongo wa Yezu Kristo, murongo wo gukunda abandi
kandi gukundana wo kubabarirana ni nabyo mu ndirimbo ze yaje guhimbana nyuma mu Rwanda niyo message namubwira ko yakomeza nzi ko naho hari mu buroko akomeza ibikorwa byo guhamagarira abantu kwiyunga kubabarirana gukundana n'umuntu arakomeye cyane nubwo ari mu bibazo nzi ko bitatuma nta kintu ntabwo yahungabanye nabonye hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru ndakeka ari icy'abafaransa ashobora kuba ari RFI aho bamwerekana nyine akomeza biriya bikorwa naho ari mu buroko byo guhuza abantu byo guhamagarira abantu kubabarirana koroherana icyangombwa ni uko yakomeza ubwo butumwa n'umutima mwiza yahoranye. baje gusuhuza abantu bose abanyarwanda bose kandi mbifuriza amahoro. uyu munsi nazinduwe no kwifuriza umwana wacu dukunda kandi Kizito Mihigo, amwifuriza amavuko kugira umunsi w'amavuko w'imyaka 35 ariko no kumwifuriza n'ubundi ntabwo yagombaga kuhimbaza ari mu munyororo aboshwe kandi azira ubusa, ariko icyangombwa nuko ashaka kumugezaho ubutumwa mubwira ko abanyarwanda bose dukunda amahoro. abanyarwanda bose babaye mu Rwanda bazi ko abanyarwanda babanaga neza bagakundana bakaza koshywa na sekibi bakicana, ko Kizito tumwubaha kandi tumukunda ko yabigizemo ubutwari bwo kuharanira kubabarirana no kwiyunga, kandi akaba ari umwe mu bantu bacitse ku icumu bemera ko abatutsi bonyine atari bo bapfuye, atari bo habaye jenoside yarabaye, abatutsi baricwa baratotezwa, ariko akemera kuvuga ko n'abahutu bapfuye bishwe bazira ubusa, bishwe bazira akarengane, ko nta hantu na hato hemewe ko niba umuntu yenda n'abari barishe bagombaga kujyanwa mu bucamanza, nta muntu wagombaga kuza ngo abice. tuzi neza rero ko Kizito je ubwanjye mpamya ko Kizito yazize ko yavuze ukuri, yazize ko yahimbye indirimbo yo kuvuga ko n'abandi bapfuye bagomba kwibuka. Ibi bintu natwe twese turabiharanira, natwe twaheze mu mahanga kubera ko twavuze ukuri ko duharanira ko abantu bose bagomba kwibukwa, bakaziyunga bakongera bakabana kuko babanaga, kuko tubona ariyo maherezo meza y'u Rwanda. tuzi neza ko Kizito nubwo yemeye ngo yagiye muri ngo are misingo iki n'iki, tuzi ko yahatiwe ko kuvuga ko ari byo azize. tuzi ko yazize indirimbo yahimbye ashaka avuga ko indirimbo y'urupfu, avuga ko n'abapfuye bose bagomba kwibukwa. ibi bintu rero ndatanga message no kurwanda n'abategetsi b'u Rwanda, nibemere ko ukuri kwabaye, nibemere ukuri kwabaye, barekura uriya mwana ave mu gihome, bibaze ko nabo bafite abana bahetse, abana bazaheka abandi, barebe ko Kizito bamuvana mu buroko akagenda akagira ubuzima yaragiye kubuzwa n'intera hamwe zazigiye kumukira mwobo, Imana ikamuvanayo akaza agaharanira ubumwe n'ubwiyunge. niba mureke ave mu buroko akomeze atanga ubutumwa bwiza. abanyarwanda bose cyane cyane urubyiruko rwari rutangiye kumukurikira rubona ko ari intangarugero, ariko bamushyize mu buroko, intore nizo zirirwa zirukanka zitanga ngo ndi umunyarwanda. iriya ndi umunyarwanda nta na hamwe izageza abanyarwanda. tugomba kumva ndi umunyarwanda d'abord. icyambere mumbabarire yishyizemo igifaransa, ndi umunyarwanda, umuntu agomba kubanza akaba umuntu, nk'uko Kizito yabivuze. umuntu akumva ko umwe ava amaraso n'undi akava amaraso, akemera ko kwica umuntu nta burenganzira bifitiye. nibyo Kizito yaharaniye. ndahamagara nyakubahwa perezida wa repubulika ko yakura Kizito mu munyororo.
ko nzi neza ko umusaza ahaguruka akavuga ati Kizito mugiriye imbabazi niba ari ibyo bamuhamya, nimba ari ibiki, nimba ari niyo ndirimbo yazize, perezida nabivuga azahita avamo, amenye ko nawe afite ba Cyomoro, afite banje, afite ba abana be, natwe tureba intangarugero, tureba ko ari u Rwanda rw'ejo, na Kizito rero agomba kuba u Rwanda rw'ejo. Nimuhaguruke mwe kudukoza isoni, mwidukoze isoni. Ibyakozwe abanyarwanda bose bashobora kubigirira imbabazi, ariko mwemere ko ukuri kwabaye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndabisubiramo, nzi ko ukunda amahoro, nzi ko ukunda abanyarwanda, ariko ntabwo uzakunda abanyarwanda ubatatanya, ubaheza mu gihome. Reba Deo Mushahidi waheze mu gihome, Kizito umwana w'ikibondo wagombaga kubyara abana bazakorera u Rwanda, umuheje mu gihome. Urimo urakora iki nyakubahwa? Kura Kizito mu munyororo, please. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite un très bon anniversaire pour ses 35 ans à mon ami Kizito Mihigo. Je m'appelle Bénédicte Fleur Bonodo et j'ai connu Kizito il y a presque 10 ans lorsque je travaillais au Mouvement international de la réconciliation. Nous nous sommes connus à l'occasion de plusieurs événements internationaux sur la paix dans la région des Grands Lacs, Congo, Kinshasa, Rwanda, Ouganda. Kizito est venu nous voir à Paris pour participer à un événement de récolte de fonds pour le MIR, pour aider à la création d'un grand mouvement en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. De plus, je suis aussi allée voir Kizito en Belgique pour assister à un office où il intervenait pour répandre son message de paix. Pour moi, Kizito, c'était pas juste un collègue, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais une relation d'amitié, de grande confiance, une personne pour qui j'avais une admiration infinie, et tous les gens que je connaissais autour de moi ressentaient la même chose, une immense admiration pour cette personne hors du commun qui ne dégageait que de l'amour, que de la gentillesse, qui n'avait jamais une parole déplacée, jamais une parole de colère ou de vengeance. Et j'aurai toujours une admiration et un amour immense pour cette personne. Alors j'espère te dire, Kizito, à bientôt, et qu'un jour on se reverra, et que je pourrai te dire tout ça face à face. À bientôt. akazi namwe inshuti z'u Rwanda n'inshuti z'umuryango umuvandimwe wacu Kizito Mihigo, twese hamwe tumwifurije isabukuru nziza y'imyaka 35 amaze avutse. Kizito Mihigo ni umwana w'umucikacumu, ariko ntabwo yigeze agira ibintu by'inzika, yaranzwe n'urukundo no kubabarira no kwigisha. Yagenze mu magereza hirya, yagenze mu banyeshuri, abasaza n'abakecuru bose bamwibukira ku ndirimbo ze, ku bihangano bye, aho yagendaga bigisha ku bana. Cyane cyane indirimbo ye tumwibukiraho ni igisobanuro cy'urupfu, aho yavugaga ati bose tujye tubazirikana, ati urupfu bose, abapfuye bose tubibuke tubazirikane. Imyaka 35 ayimaze atari kumwe n'umuryango we, turihanganisha umubyeyi we uri mu kaga, uri mu gahinda kubera umwana we ufunzwe azira ibitekerezo bye. Umuryango we rwose ukomere, turamwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 35, tumusengera kugira ngo azagaruke mu muryango nyarwanda, gukomeza kwigisha ubumwe, kwigisha urukundo kuko ari byo byamurangaga. Ntabwo tuzamwibagirwa mu masengesho yacu, cyane cyane abana batoya. Inyigisho yatangaga n'imyaka yari afite wabonaga ko bidahuye, wabonaga ko afite urugwiro, afite kwicisha bugufi, afite kubaha. Kizito Mihigo n'umwana rwose watubabaje, turamusengera, turamusabira, turamwihanganisha aho ari muri ya gereza. Arafunzwe, arababaye, ariko amenye ko abanyarwanda benshi tumuri inyuma, tumusengera, tumusabira akomere, kandi igihe kizagera agaruke mu muryango nyarwanda, agaruke kwigisha, agaruke kunga abanyarwanda. Indirimbo ye igisobanuro cy'urupfu yubatse abanyarwanda benshi, kuko irimo ubutumwa bwinshi,
bwerekana ukuntu abanyarwanda bagomba kubana, ko akababaro k'undi akababaro kose ari kimwe, ko nta muntu ushobora kwibuka be ngo abandi ye kwibuka be. Uburenganzira bw'abanyarwanda twese ari bumwe. Iyo niyo ubwo mutumwa njyewe nk'umubyeyi ntanze, mwifuriza iyo sabukuru nziza n'umuryango we wose, cyane cyane umubyeyi we, musaba kugira ngo yihangane, tumuri inyuma, tumufashe mu bitugu. Kizito Mihigo rwose ukomere, Imana irakurinze, Imana muri kumwe, yarakurokoye n'ubuzongera urokoke, turabyizeye, ugaruke mu muryango nyarwanda. nanjye nifuzaga kubasangiza ibyiza ubutumwa buri mu bihangano ndetse n'ibikorwa by'umuryango Kizito Mihigo yari yarashinze witwa KMP, cyangwa Kizito Mihigo for Peace Foundation mu magambo arambuye. Impinduka cyangwa akamaro byagize mu buzima bwanjye nk'umwe mu bari abamambure bayo, cyangwa se nk'umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. KMP rero yari umuryango Kizito yashinze ukomoka mu kwemera kwa gikristo nk'uko yakundaga kubitubwira, nubwo yakoraga n'ibindi bikorwa hanze ya kiliziya nk'ibyo twakoreraga mu magereza, ibitaramo twakoreraga mu magereza amwe n'amwe atandukanye yo mu Rwanda. Intego yayo ikaba yari ugutanga ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge ishingiye ku ivanjiri. Njyewe rero ninjiye muri uyu muryango kubera gukunda ubutumwa ndetse no gukurikira, nashakaga kumenya neza ibanga Kizito yaba yarakoresheje kugira ngo abashe kubabarira, nk'uko yakundaga kubivuga, nk'uko ubutumwa bwe bubisobanura. So nashakaga gutera iyo ntambwe nanjye, niko navuga. So nashakaga kumenya uko yaba yarabigenje kugira ngo abashe kubabarira bari abantu bamuhemukiye, bamugize imfubyi. Nifuzaga ko navuga kumwigiraho cyangwa ko yanyigisha kubabarira kugira ngo nanjye mbashe kubohoka ku mutima kubwo kuba naragizwe imfubyi na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero nk'uko twajyaga tuganira mu mwiherero rimwe n'imwe twagiraga muri fondasiyo, ikibazo cy'imbabazi nyine cyaragarukaga cyane, tukamubaza ese yabigeze ahate, yabigenje ate kugira ngo abashe kubohora umutima we, ababarire bariya abantu. Hanyuma akatwigisha ko yatubwiraga ko nawe ubwe atabyishoboje, kubera ko kubabarira ntabwo ari ikintu cyoroshye umuntu uwo ari we wese yakwishoboza ubwe ku giti cye, ahubwo ko kubabarira ari inema itangwa n'Imana, ni inema y'Imana. So usaba Imana ikaguha iyo nema nyine yo kubabarira, noneho nawe ugashyiraho effort yawe kugira ngo ibashe gukorana, noneho igikorwa cyo kubabarira kibashe kugerwaho. Ikindi kandi akatubwira ko kugira ngo ubashe kwibohora n'umuntu waguhemukiye cyangwa uwo wahemukiye, bitoroshye nkawe wahemukiwe, kugira ngo ubashe kubohoka ku mutima mu gihe udafunguriye imiryango wa wundi waguhemukiye, kugira ngo niba koko afite n'uwo mutima wo kugusaba imbabazi abashe kubigeraho. So ikintu yatwigishije rimwe nuko kugira ngo ubashe nyine, urabizi iyo ubabaye cyangwa ufite ikintu kikuremereye ku mutima, iyo ufite urwango, iyo ufite umutima wawe nyine utameze neza, uremerewe, kugira ngo ubohore, kuko burya ntawishimira kugira umutima uremerewe,
kugira ngo ubohore kandi wibohore n'uwo muntu wakuhemukiye nuko biroroshye ko wowe wahemukiwe watera intambwe ya mbere usanga uwo uwaguhemukiye aho kugira ngo utegereze ko uwahemutse ari we uza agatera intambwe ya mbere aza kugusaba imbabazi. Iyo umweretse ko ufite ufungutse iyo umufunguriye ayo marembo biroroha cyane kugira ngo aza gusanga gusaba imbabazi aho kugira ngo wowe utegereze ko ari we uza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo
nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo, nayivomye mu kwemera
mfitiye Yesu Kristu. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze, bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye. Urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo. Urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko